Uyu munsi twabazaniye application umuntu ashobora kuba yakoreraho amafaranga online nta gishoro bimusabye, kwa kundi umuntu ashora amafaranga online ugasanga ahuye n'abatekamutwe. Izi app zo ntago bizajya bigusaba gushyiramo amafaranga ariko uzajya ukuramo amafaranga, cyangwa se ngo bigusabe kwiyandarika online kugira ngo ubone amafaranga. App ya mbere yitwa Papa Live. Aya ni amafaranga yabikujwe n'umuntu ngiye kubaha akabibasobanurira uko muzajya mugenda mukoreramo amafaranga. Umuntu rero uraza kunyurwa ni app, link iri muri description y'iyi video, ahita akandaho ahita downloadinga iyo app, ndetse n'umuntu ushaka kujoininga WhatsApp group yacu kugira ngo tuyimufashemo neza aze gukanda kuri link iri muri description y'iyi video, arayisangamo nayo ayijoininge. N'abandi benshi bagiye basaba kujoininga WhatsApp group ya channel yacu, natwe dufite ariko twayicreatinze. Thank you. Numara gukanda kuri link iri muri description y'ino video uraza kubona ino page, uraza gukanda hano handitse download immediately. Ahangaha ndi kubereka, numara kuhakanda uraza kubona page iyo muri Play Store. Hano uri kubona handitse open, uraza kubona handitseho install, ukandeho urindire byinstalling. Numara kuinstalinga urahita ukanda kuri open. Ino niyo page urabona umaze gukanda kuri open. Ahangaha tuba tugiye kuloginga, urahita ubona page imeze gutyo. Urakanda hano handitse ngo login with Google kugira dukoreshe email. Uhita ukanda hano handitse ngo I accept, urebe account ziri email ziri muri telefone yawe, uhitemo imwe urakoresha. Iyo niyo uzajya ukoresha buri cyose ugiye kuloginga in. Noneho urabona page imeze gutyo wandike agree and share, niho uraza gukanda kugira ngo wemere ko bakoresha iyo email. Ahangaha urareka birodinge, uraza kubona ugeze kuri page uraza gushyiramo ibikuranga. Aha hejuru urabanza urebe hari nickname, hari date of birth, hari country, hari gender, hasi hakaza inviter code. Hejuru hariho profile nayo uyishyira, wenda duhereye kuri nickname urashyiramo izina ushaka kuzajya ukoresha muri application. Date of birth nayo ushyiremo igihe wavukiye, ariko biba byiza udashyizemo n'igihe cyawe. Ku bantu bari munsi y'imyaka 18 ushyiramo nyine imyaka iri hejuru ya 18 kugira ngo wemererwe ku live streaming. Ku gihugu noneho uhitamo Ubufaransa kuko aka kanya nibwo buri gutanga amafaranga menshi. Kuri gender naho uraza guhitamo female kuko abantu b'abagabo ino application ntabwo yemerera gukora amafaranga. Rero uraza gukanda hano handitse female ariho ukoresha uri kuloginga in. Numara gushyiramo hariya hano handitse reba mu nguni, hano ndi kwereka handitse profile, hari akantu k'agakambiraho n'umuntu. Aho hantu niho uri buze gukanda kugira ngo ushyireho ifoto ya profile. Nuhakanda ushobora kuvuga ngo kanda kuri ngo allowing access, ko accessing amafoto yawe, ukande kuri allow, uhitemo ifoto uyishyiremo. Uraza kubona isize ahangaha. Nibirangira ubwo byose uramaze kuregisteringa ugiye gukanda kuri submit. Nurangiza ukanda hano handitse submit. Ahangaha ndi kwereka, iyi niyo page urahita ubona ibi byose no kubifungura shyira kuri n'utuntu two gukuramo. Ino page tugezeho n'ibi byose urabikuramo. Iyi niyo page urabona. Hari akantu kambira akangaka kanditseho live, kaka kabiri ni akantu k'amapati, akangaka nakanzeho ni kereka pati, kagatatu kakwereka amafoto abantu bagiye bapostinga ba kuri no platform, kagatatu uza kubonamo message system iba yakohereje. Noneho akangaka niko noneho uraza kuboneramo amatask y'umunsi, ibyo ugomba gukora nyine ku munsi byose uraza kwibonera hano. Aka kantu ka reward niho uza gukanda ugiye gukora ama live streaming. Iyi nukanda kuri reward, iyi niyo page bari buguhe. Hari hano hantu hambere handitse ngo daily live duration 60 minutes. Iyi niyo live y'isaha uba ugomba gukora. Ahangaha ubona ko iyo umaze gukora live y'isaha imwe baguha points 10,000, abyo bingana nk'idolari. Aha hasi handitse daily live duration 120 minutes, ubwo ni iminota 120 yiyongera kuri yindi uba wakoze n'ubundi, aribyo biguha irindi dolari. Bisobanuye ko nukora live amasaha 2 uraza kubona amadolari 2. Iki rero nicyo kwitondera, iyi nukora iminsi 3 ya mbere nibwo ino application iba iri kureba niba ufite gahunda yo gukomeza cyangwa utari gukomeza. Iminsi 3 nikora neza urakomeza ubone, urahita ubikuza amadolari 10 ariyo minimum withdraw.
Ahangaha uri kubona ko iyi ngiyi y'ama win around PK ibyo ntago ari ngombwa, biragoye. Hari n'ikindi kintu cyitwa party nacyo ugomba kujoininga nabwo amasaha 2 kugira ngo naho ubone ayo ma points avunjamo amafaranga. Iyo ukoze party y'isaha imwe baguha ama points 800, wakora amasaha 2 ukaguha andi ma points 800. Ino niyo home page yacu. Ahangaha niho ubona mbere ukirangiza kugera kuregistering. Noneho wiraza hano kuri home, wandika urikande hano hantu handitse live, kandeho urahita ubona hano hantu ugiye kuverifying account yawe. Uraza hano handitse ngo upload video photo of yourself, kandeho ufitemo ifoto imwe urashyiraho. Numara kuyishyiraho uraza kwita ubona page imeze gutya. Urahita ushyira hano handitse ngo start to certificate. Ahangaha nuhakanda bivuze ko ugiye kuverifya niba utari robo. Urahakanda, uraza kubona kino kizeru cy'umukara, ushyiremo isura yawe. Hano hasi uraza kubona akantu kari kumuvinga, urakora ibintu byose kari gukora. Nibirangiye barakubwira ngo authentication success. Ugaruke hano kuri page, ugiye hano kuri kantu gakombe kicuritse. Ngiye kubereka uburyo ki umuntu joininga amapati. Abantu bose uri kubona ndi guscrollinga hasi n'abantu bafunguye amapati. Ugiye kureba pati imwe winjiramo, ukicara ku gatebe kari golden cyangwa kari kitwa crown seat. Iyo seat niyo wicaraho iragufasha kubona ya ma points 800 ku isaha imwe, andi ma points 800 ku isaha ya kabiri. Izi pati zose uri kubona ko intebe ziriho ntayihari, sibye no pati ninjiyemo. Ahantu ngiye kubereka niho ahangaha aka gatebe niko wicaraho. Akangaha kandi kubereka gasa nkaho kariho gold, gasa nka zahabu, niko wicaraho. Ukandaho, wabona ifoto yawe igiyeho ukahita urekera. Ubwo ngubwo uba wicaye ku gatebe urindiraho amasaha 2 cyangwa isaha 1. Nakugira inama yuko wenda bino bintu wazabikora nijoro ugiye kwiryamira, ugakandaho ibintu warangiza kubikora ukahita wiryamira nta kibazo. Wabyukanye amasaha 2 yarangiye. Noneho ikindi biri mu mapati uba ushobora gucollectinga ama coins, ibiceri ushobora gukoresha uri kugamburinga, nko gushyira ku bandi bantu bigatuma coins wabonye uzihinduramo points. Wibuke ko ikibikuzwa ni points ntago ari coin. Points nizo zibikuzwa. Uri kubona kano ka box kari mu nguni, aka kantu gasa nk'agakarito kari mu nguni, akangaka ako nyuma y'iminota 5 ugakandaho ukabona ama coin. Hari igihe haba harimo coins 5 cyangwa 40, ukagenda uzicollectinga, uza kuzikoresha uri babyita kugamboringa, nyine uri gukina ku bandi bantu kugira ngo ubone ama points. Ahangaha ukandaho nyuma y'iminota 5 ukabona points wabonye. Nyuma yo gukora party hari no kujya live. Kujya live uraza kuza kuri no page ukande hano hantu, aka kantu ndi kukwereka. Numara kugakanda uraza kubona ahantu hameze gutya, page imeze gutya. Niba aribwo bwa mbere ugiye live uraza kubona hano hantu harimo bakubwira ngo shyiramo ifoto, hano handi bavuga ngo enteringa content, naho kandeho. Numara gukandaho byose wamenye ko ifoto yagiyeho na content wayikanzeho, ukande hano handitse go live. Ubu ngubu uraba umaze kujya live. Wibuke ko ujya live amasaha 2 kugira ngo uze kubona amadolari 2. Noneho iyo ugiye kureba igihe wenda umaze uri kuri live, uraza kureba kuri tuno turongo 3 dutambitse hano ndi kukwereka, ukandeho kugira ngo urebe nyine igihe wamazeho. Uraza kureba tuno ahangaha ukandeho, urahita ubona ahantu hameze gutya. Uraza hano hasi handitse, uri kubona ahantu handitse ngo reward. Ino reward niyo uri bukandeho ugere ahantu hameze gutya. Noneho uraza hano uri kubona ngo daily live duration 60 minutes. Uri kubona ko hariho 0 kuri 60. Ubwo nta minota namaraho. Wowe numara kumaraho iminota runaka uraza kubona wenda niba iminota 30 kuri 60. Ikindi kintu cyo kwitondera, wibuke ko iyi Popo live irahemba abantu bari seriye. Mu minsi 3 ya mbere nusiba gukora live cyangwa party, aya mafaranga ushobora kuyahomba. Noneho wowe uri seriye urabikora neza, mu minsi 3 uraba umaze kubona amadolari 9, ukomeze ukore neza urahita ubikuza. Ikindi kintu, kujya live ntibivuze ko utakora utundi tuntu.
wowe ushobora guhitamo kujya live ugakomeza ibyo wari urimo, ariko ugakora ku buryo telefone isura bikomeza kuba irimo. Ushobora kureba filime, ushobora kurya, ushobora kumesa, ugakora ibyo wari urimo, telefone yawe irimo. Murakoze, ubutaha tuzareba uko babikuza. Wibuke ko muri description y'ino video twashyizemo link iragufasha kudownloadinga ino application na link ijya kuri WhatsApp group kugira ngo tugufashirizemo mu gihe wagize ikibazo. Tuba dutangamo n'andi ma app atuma ubona amafaranga.